Okay guys, ukuntu bikora rero, uraza ugafungura Gmail yawe nk'ibisanzwe, wamara kuyifungura ukaza hano hejuru hari utudomo, hari uturongo dutatu dutambitse, hano natunze agafureshi, uraza ugakandaho gutya, wamara gukandaho ugasikororinga ujya amagana hepfo, ukaza ugakanda hano hantu handitse ngo setting, hano natunze agafureshi, ugakandaho gutya, bahita bakwereka email ufite muri telefone, wowe uhita uhitamo iyo ugiye kongeraho phone number, iyo ari imwe ufite uhita uyikandaho, iyo ari izirenze imwe ukanda ku yo ugiye gukoresha, noneho wamara gukandaho uhita utungukira hano email yawe wamaze kuyikandaho, uhita ukanda hano handitse ngo manage your Google account, ugakandaho gutya, urategereza urabona ko biri kurodinga, noneho niyo bifungutse iyo utarashyiraho phone number n'ubundi uhita uvuga ati add phone number, kugira ngo muri kubibona, kuko iyo ushyizeho nimero ya telefoni nibwo email yawe iba ifite umutekano, ku buryo niyo wakwibagirwa password ushobora kuyigarura, ushobora kongera gukoresha email yawe ukoresheje ya nimero ya telefoni, kuko baguha code kugira ngo ube wabasha gukora login. Hanyuma rero hano muri kubona option zitandukanye, wowe hari igihe waza gusanga zitambitse, igihe waza kuzisanga kuri kino gice zitambitse gutya, uraza gusikororinga uva iburyo ujya ibumoso gutya, ubundi uze guhigamo ahantu handitse ngo security, urabona ko ngewe hano ziri mu buryo bwa vertical, genda haza ite nkanda hano handitse ngo security and sign in, hano natunze agafureshi, nzemo abereke neza, dore ni ahangaha, kandaho gutya, numara gukanda uraza umanuke hano, urabona ko hari n'ibintu byinshi wakagombye gukora kugira ngo email yawe igire umutekano, icyo bita two step verification, nimba utabizi wandike muri comment nzahita nkwereka uburyo babikora. Ikindi ni ukuhita uza hano ukayishyiraho recover phone na recover email, nabyo niba ufite email zirenze ebyiri ushobora kuba wakoresha imwe ukayikavaringisha ku yindi, ni ukuvuga ngo twe icyo tugiye gukora ni ukugira gute, ni ukwadingaho phone number, hano natunze agafureshi, uraza ukandeho gutya kuri recover phone cyangwa se add phone number, urabona ko biri kurodinga, urategereza akanya gatoya. Okay, noneho bahise batuzanira ati try another way, ni ukuvuga ngo hano bahita bakubaza gushyiramo password kugira ngo bamenye ko nimba ari wowe ugiye gukoresha iyo telefone yawe, ushyiramo password, nurangiza kuyishyiramo urategereza, urabona ko iri kurodinga, noneho hano bahita bavuga ati add recover phone, hano natunze agafureshi, uraza ukandaho gutya, ubundi hano uhita ubona ko hari igihugu kitari u Rwanda, uraza ukande kuri kano kantu akangaka k'ubururu, ubundi uhitemo igihugu, uraza gushyiramo u Rwanda, urasikororinga ugendere mu bihugu byose, uzitemo u Rwanda, niba uri mu Rwanda cyangwa se nimba uri mu kindi gihugu nicyo gihugu uza gushyiramo, ubundi ushyiremo nimero ya telefoni, twebwe tugiye gushakamo u Rwanda, turarukandamo, urabona ko hahise hajyamo u Rwanda, hitamo ujyamo na kode y'u Rwanda, murazi neza ko ari 250, nurangiza rero uhita ukanda hano muri kano kadirishya karimo 250, wandikemo nimero ugiye gukoresha uri kavaringa email yawe, numara kubishyiramo urakanda hano handitse ngo next, urategereza, nanone bahita bagusaba gushyiramo password, uraza kuyishyiramo neza, nanone wongere utegereze, urabona ko biri kurodinga nanone. Hano ugiye urabona ko bahise bambwira ati ngo manage your phone numbers, there may be other numbers associated with your Google account, manage your phone number, ni ukuvuga ngo wowe numva uza kuba wamaze kubikora kuriya biraza kuba byakunze, ariko jya urabona ko batanyemereye kuko ino nimero nayikoresheje kuri email zirenze ebyiri, wowe nuza kuba wabikora biraza kuba byakunda nka kuriya amaze kubikora, nimba ari ikibazo ufite byandika muri comment, niba iza kwanga unyandikire kuri nimero ziri kuri WhatsApp, uraza kureba
muri description ya channel ndagufasha nkwereka uburyo wabikora. Niba hari ikindi kibazo ufite cyandika muri comment.